Isi ni urusobe rw'ibinyabuzima, umwuka, ibimera, ubutaka n'amazi. Ibyo byose tutabifite ntitwabaho nk'abantu babirusha ubwenge bwo kubiyobora. Nubwo bimeze gutya, hari aho tugera ubwoba bukadutaha, bikaducanga, nubwo ibyinshi aba ari abantu bagenzi bacu baba bariremeye. Ubwoba ni ubwoko bw'amarangamutima ari mu bitugize, aterwa n'ibyo tubona cyangwa se ibyo twumva. Kuva ku marembo ajya ikuzimu kugera aho bashyingura mu kirere, dore ahantu 10 hateye ubwoba ku isi. Iyo ukihagera ikintu cyahita kikuza mu mutwe bwa mbere ni ukwirya urwara kugira ngo urebe ko utari kurota. Gusa ibyo nta kintu byagufasha kuko waba wageze mu maboko atari ayawe. Abantu bakunda gutembera mu bice bitandukanye by'isi bagenda bavumbura ahantu nyaburanga umuntu wese yakwishimira gusura no kureba ibyiza byaho. Nubwo bamwe banyurwa n'ibyo babona, hari n'abandi bagera ahantu hakabatera ubwoba, ugasanga ni hamwe umuntu atifuza gusubirayo cyangwa akambaza Imana ngo ahave amahoro. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Mbahaye ikaze mu isi y'ahantu hateye ubwoba 10. Nk'ibisanzwe ndi Penuel muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, mu isegonda rimwe ushobora kuba ukoze subscribe nawe ukibaruza. Mbahaye ikaze. Ahantu hambere hateye ubwoba ni ku kirwa cya Donezi kiba muri Mexique. Iki kirwa cyashyizwe mu murage w'isi n'ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Xochimilco kizwi nk'ikirwa cy'ibipupe. Giherereye mu gace ka Xochimilco, kizwi cyane kubera ibipupe birenga 100 bihamanitse. Ibipupe bimanikwa ku biti kandi bikwirakwizwa mu byatsi byo muri aka gace. Nubwo bisa n'ibidashoboka, binateye ubwoba. Bifite icyo bisobanuye kuko aka gace kahoze gatuwe. Habaga umugabo wapfuye witwaga Julian Santa Barrera. Nyuma yo kubona umubiri w'umukobwa wapfuye mu muyoboro uri hafi, Barrera yakusanyije ibipupe mu byiringiro byo kwirinda imyuka mibi kuko atasobanukiwe iby'imvano yawo. Ubu abantu baratinyuka bakajya gusura ku gace, baciye amazi bakajya kuri icyo kirwa, bakirebera amateka yaho. Ku mwanya wa kabiri, umujyi wa Centralia muri Pennsylvania. Kuva mu mpera z'imyaka mu 1800 kugeza mu myaka mu 1960, Centralia ni umujyi utuje muri Pennsylvania, wari ufite ibirombe byawo. Mu gihe ikirombe kimwe cyafashwe n'umuriro mu 1962, watangiye gukwirakwira munsi binyuze mu miyoboro yari ihari. Nubwo abaturage bari bazi uko ibintu bimeze, ntibigeze bahangayikishwa nabyo kugeza hagaragaye ibintu bibiri bitangaje. Nyiri sitasiyo yari iri hafi aho avuga ko haje ubushyuhe budasanzwe mu bigega bye bya peteroli byo munsi y'ubutaka mu 1979, ndetse n'umuhungu ukiri muto wari gisahareshya na metero 45 mu 1981. Kuva ibyo byaba, abari batuye muri uwo mujyi baragabanutse cyane kugeza aho muri 2014 hari hasigaye abaturage 7 gusa. Ubu umujyi ugaragara nk'uw'abazimu, wuzuyemo amatongo menshi cyane n'ibisate mu mihanda. Kugeza n'ubu haracyazamuka imyotsi, ndetse abahanga mu bya siyansi bavuga ko bizaguma gutyo mu gihe cy'imyaka 250. Ahantu ha gatatu hateye ubwoba ni umuryango ujya ikuzimu cya Doors to Hell muri Turkmenistan. Aya marembo aherereye hagati mu butayu bwa Karika muri Turkmenistan. Yiswe Doors to Hell, bishatse kuvuga umuryango w'ikuzimu. Ni izina abaturage bahaye aha hantu, hafite uburebure bwa metero zirenga 70 hatajya hazima. Igihe abahanga b'Abasoviyete batangiraga gucukura peteroli mu 1971, bakubise ku kigega cya gaze metane, maze ahacukurwaga harasenyuka, bituma umwobo munini waho urekura umwuka mubi mu kirere. Abahanga mu bya siyanse bahisemo gucanira uwo mwobo kugira ngo batwike iyo gaze, ariko ihita itangira kwaka kugeza magingo aya. Ku mwanya wa kane turasanga ishyamba rya Aokigahara mu Buyapani. Iri shyamba riri mu ntara ya Manashi mu Buyapani. Riri ahantu hasa n'ahatuje hepfo y'umusozi wa Fuji. Rifite amateka atangaje cyane. Hazwi ku izina ry'ishyamba ryo kwiyahura. Ni ahantu ha kabiri ku isi hazwiho gukorerwa ibikorwa byo kwiyahura nyuma ya Golden Gate Bridge mu mwaka wa 2010. Abantu 247 bagerageje kuhiyahurira, ariko 54 nibo muri bo bonyine bapfuye, abandi ntibapfa. Ibikorwa biriberamo hari ababihuza n'imyuka bivugwa ko ari y'Abayapani iba muri iryo shyamba. Ba mukerarugendo benshi bahatemberera bagenda bashyira akamenyetso ku nzira y'aho banyuze cyangwa umugozi kugira ngo byorohe kubona uko basubira inyuma. Ku mwanya wa 5 turasanga ubuvumo bwa Gomatonge muri Malaysia. Ubuvumo bwa Gomatonge muri Malaysia
bukikijwe n'inkuta z'amabuye zifite uburebure bwa metero hafi 100. Abashyitsi bakunze kuhasura bahava bahirahira bavuga ko hatangaje cyane kandi hateye ubwoba. Gomatonge ibamo uducurama turenga miliyoni 2, ibinyenzi ndetse hariho n'ibindi biremwa byinshi byiza ushobora guhura nabyo. Harimo inzoka, scorpion ndetse n'ibindi binyabuzima biba mu mazi ushobora kuba utarabona. Ku mwanya wa 6 turasanga ibitaro bya Berchtesgaden mu Budage. Ibi bitaro byo mu Budage biteye ubwoba bitewe n'ukuntu hangiritse kubera kutahakoresha ndetse n'intambara zagiye ziba. Hagati yo mu 1898 no mu 1930, ikigo cya Berchtesgaden kiri mu majyepfo ya Berlin cyavuraga igituntu. Ni naho hari habitswe ibikoresho by'intambara byifashishijwe mu ya mbere y'isi yose, ari nako havurirwaga inkomere. Niho umusirikare witwaga Adolf Hitler yari amaze gukomereka ku kuguru. Ibyo bitaro byaje kuba ikigo cy'ubuvuzi cy'abasirikare cy'abanazi bo mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, kandi cyakoreshejwe nk'ibitaro bya gisirikare by'abasoviyete kuva mu 1945. Magingo aya ibice bimwe by'ibi bitaro birakoreshwa, ariko hari ikindi kinini cyatawe aricyo giteye ubwoba bitewe n'uko hagaragara. Ku mwanya wa 7 turasanga isumo ry'amaraso muri Antarctica, ushobora kubyumva nk'ibitangaza. Taylor Glacier rizwi cyane nka Blood Falls. Wagereranya n'isumo ry'amaraso, bivuga ko ifite inkomoko mu myaka irenga miliyoni 5 ishize. Ayo mazi si amaraso atemba muri iki kibaya, ahubwo yahindutse urubura, urumuri, ubushyuhe n'umwuka mwiza birahurirana mu myaka miliyoni 2 ishize. Aka gace ko muri Antarctica karasurwa cyane kubera umwihariko wako, nubwo hari abo bitera ubwoba cyane. Ahantu hateye ubwoba tugiye gukurikizaho ni umuhanda w'urupfu uba muri Bolivia. Umuhanda uva La Paz ugana Coloico muri Bolivia uteye ubwoba. Uyu muhanda wa Yungasi y'amajyaruguru uca mu ishyamba rya Amazon, afite uburebure bwa metero zirenga 457. Iyo urebye ubwo butumburuke ugira ubwoba. Uyu muhanda ni igice kimwe kigizwe na metero 3 z'ubugari. Uyu muhanda w'igice kimwe kigizwe na metero 3 z'ubugari ntufite ibiwukingira mu mpande zawo, ndetse mu gihe cy'imvura n'ibihu ntiwabasha kureba imbere yawe. Niyo mpamvu uyu muhanda wahimbwe The Default, bisobanuye umuhanda w'urupfu. Uyu muhanda uzwiho kugira impfu ziri hagati ya 200 na 300 buri mwaka. Wahindutse ukunda gukoreshwa cyane n'abanyonzi b'amagare yo mu misozi kuruta twakoreshwaga n'imodoka. Kwibutsa ko turi kukubwira ahantu hateye ubwoba cyane ku buryo umuntu uhageze ahita ugira ubwoba. Ku mwanya wa 9 turasanga umusozi umanitsweho amasanduku muri Philippines. Niba ushaka gusura abapfuye muri Sagada muri Philippines, ugomba kureba hejuru aho kureba hasi mu butaka. Abaturage bo muri kano gace bazwiho gushyingura ababo mu isanduku bazimanitse ku mpande z'imisozi ahasa nk'ahinduwe irimbi ryambukiranya mu kirere. Amenshi mu masanduku amanitse ahamaze imyaka irenga 100, kandi yose asa nk'aho atandukanye, ndetse n'uwayikoze by'umwihariko nawe ashyinguye muri imwe ihamanitse. Tugeze ku mwanya wa 10 w'ahantu hateye ubwoba. Ku mwanya wa 10 turasanga umusozi w'imisaraba muri Lithuania. Kuva mu kinyejana cya 14 abantu bashyiraga imisaraba kuri Hill of Crosses, Siluwalia, umusozi uri mu majyaruguru ya Lithuania, mu rwego rwo kugaragaza icyifuzo cyo kwigenga kw'icyo gihugu. Nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage yabaye mu 1831, abantu batangiye kongeraho indi misaraba mu rwego rwo kwibuka abapfuye. Ubu hari imisaraba irenga 100,000 ihuzuye. Ngayo rero nguko iby'ahantu hateye ubwoba. Ese wowe wumvise ari he hagukanze ku buryo utazifuriza umuntu ukunda kuhagera? Niba utarako subscribe uyikore none, kugira ngo ujye wiyumvira ibintu biteye amatsiko byinshi bibera hano ku isi. Genda bashimiye ko mwabanye nanjye. Ni Penuel muvandimwe, mbifurije amahoro n'amafaranga, mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavuna imitozo.